kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza ukatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza. Kwirinda nyakuri kutwigisha kureka burundu ibitwangiza ukatuyobora mu gukoresha ibizima bitugirira neza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Intambwe ku ntambwe Imana irashaka kutugarura kuri gahunda ya kera, n'ukuvuga ko umuntu yakagombye gutungwa n'ibyo kurya biva mu butaka. Intambwe ku ntambwe Imana irashaka kutugarura kuri gahunda ya kera, n'ukuvuga ko umuntu yakagombye gutungwa n'ibyo kurya biva mu butaka. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Umwuka mwiza w'izuba ryiza, gukora, kuruka, kunywa amazi, imyitozo no kwiringira Imana, iyo niyo miti twahawe n'Imana. Umwuka mwiza w'izuba ryiza, gukora, kuruka, kunywa amazi, imyitozo no kwiringira Imana, iyo niyo miti twahawe n'Imana. Kunutsa hamwe n'ibidakwiye niyo ntandaro y'indwara kuri benshi, dukwiye kwirinda twese ngo dukire indwara. Kunutsa hamwe n'ibidakwiye niyo ntandaro y'indwara kuri benshi, dukwiye kwirinda twese ngo dukire indwara. Dore ibyo kurya by'Imana yageneye umuntu, ibinyampeke, imboga hamwe n'amatunda, bikoreshe neza uzagira ubuzima bwiza. Ngaho twasaba muzehe akigira hafi kugira ngo noneho tujye dusoma ikibazo hanyuma agisubize. Kwa mbere yagize ati, mwaramutse, mumfashe, mfite umwana w'umuhungu afite imyaka 17, arakaraba buri munsi ariko icyumba araramo gihora kinuka, nakoresha iki? Murakoze mumfashe. Nubwo gifashwe nk'ari cyambere ariko mbonye hari ikibazo ntasiga kandi umuntu yabajije mu byigwa twize ku manywa by'ubuhanuzi. Ati none ijwi rya marayika, mu ijwi rirenga marayika wa gatatu na marayika ukomeye bihuje ko nabyo byitwa ishyano, Imana byakora nabyo byabyara ishyano. Niko umuntu yabajije. Hirya yo kwakira ubwo butumwa, isi izabamwe imigabane ibiri.
hirya yo kumvira ubwo butumwa akarengane kazahaguruka. Ubwo butumwa buzatera abagabo n'abagore kuvuga kubiri, kuko bavuze ngo nzaba ni babiri mu muryango na umwe mu muryango na babiri mu muryango mu mudugudu mbajyane Siyoni. Ni ukuvuga ngo ubwo abantu benshi cyane umugore azumva ukwe n'umugabo akumva ukwe wenda bishoboka, nabyo bizaba bibyaye ikintu kimeze nk'ishyano, bitewe n'iki abantu basanzwe bumva kimwe, none umwe yumvisha ukwe n'undi akumva ukwe. Muzabisanga mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere, havuze ngo abana n'abagore bakumiriwe ngo batumva ubwo butumwa bazagera aho biyemeze gupfa aho kubureka, kandi nta bandi bazaba bagiye kubica keretse abo abababyaye n'ababashatse. Niyo mpamvu rero icyo gihe bizaba bibyaye imvururu, kuko ni impagarara. Nuko noneho iyo umuntu yiyuhagira, barangire ko ikintu gituma umuntu anutsa umwuka cyangwa se agira impumuro mbi, hafite ibintu byinshi utahera koga. Hari n'uwarangiza icyumweru atoga kandi ntanuke, hakaba undi wasiba n'umunsi umwe akanuka. Hari n'umara koga byo bintu bwabyo gusa mwahura ugasanga reka ari kunuka. Byagenze bite? Umuntu ashobora kunuka afite inzoka nyinshi mu mara manini. Umuntu yanuka bitewe n'uko mu mirire ye habamo proteine nyinshi cyane. Kwaguha ibishyimbo, akaguha inyama nk'aha ngaha, agakubitira hirya ibyo kurya bikaranze, hirya yazanye capati n'amagi, yarangiza proteine zamaze kuruta amaraso yawe, zishobora kubura ikintu cyo kubivanga, yarangiza ukanutsa umwuka. Wakora iki? Ikintu cyoroshye ni ugufata iminsi yabigenewe ibiri myiza, ukayimenyera, ukiririrwa imbuto kandi ukazirarira. Noneho ibyo bita toxine bituma amaraso yawe agira impumuro mbi, bikavamo. Yarangiza kugira ngo ubyumve neza, wenda ku bantu bigeze banyura muri iruhande rwa za rigori imvura ihise mu mujyi, bagiye wumva impumuro mbi, kandi wahanyuze imvura itaragwa ntubyumve. Iyo urifashe imbuto, muri izo mbuto hakaba muri izo bita fruit zigira amazi, nko gufata inanasi, ugafata pome, ugafata igipapayi, ukabihuza, yarangiza ugakora umutobe wazo, ukanywa neza ikirahure mu gitondo, ukanywa ikindi nimugoroba. Yarangiza ukabikora kabiri mu cyumweru, amaraso yawe yaba yoze, umanitse amaboko nta kibazo, amaraso yirukanka nta kibazo, kuko amaraso yawe nta myanda yabirimo. Ubwo rero ntabwo bashakira ku ruhu, ahubwo uwo mwuka ubunyura mu maha, ubunyura mu matwi, ubunyura mu kanwa, byoroshye cyane ko ubwo uvoma mu maraso. Hari n'igihe mu ruzi kwenge gusa amaraso yanduye anyuriramo, yarangiza ukagira impumuro mbi. Ngubwo uburyo bwiza ni ugufata imbuto zigira amazi ukazikoresha kabiri mu cyumweru, yarangiza nyuma ukazabihindura akamenyero. Ntujye ubigira akamenyero k'iminsi ibiri gusa, ariko kwa kwezi kwarangira urya kabiri mu gitondo nimugoroba ari imbuto uriye gusa, utari ibyo kurya. Yasengomba gukurikirana iyo minsi upfa kureba ko ari iminsi ibiri ukoresha, yarangiza ugira impumuro nk'iy'abandi. Mbese muri magufi koko tucumbikirwe ngo bazajya gushaka parufe. Urumva ari aho ngaho. Undi yabajije ati mumfashe, nkunda kugira agasebe ku rurimi, kaza mu bihe bitandukanye, karambangamira mu kurya ndetse no mu kumira, mumfashe murakoze. Arakoze cyane nawe, kuko nyine wari kubaza muganga, nyine ni ngombwa ngo nabyumve. Byaba biturukashye isaha iyo ariyo yose umuntu abona agira agasebe mu kanwa, yaba mu rusenge rw'akano, yaba ku rurimi, yaba mu matama, yaba ku binyigishi, ikibazo cye gishakirwa mu mara mato. Cyaba gikomoka he? Ni fere nkeya mu buzima bwe, yo yaba yikomora he? Ni ibintu bikunda gufata abana bacutse ari bato. Cyo ni kimwe. Kabiri, ni abanyoye amata batari bagera ku gihe cyo kuyanywa. Gatatu, ni abantu basanganywe ibintu bituma amaraso yabo aba make. Ubwo bivuze ngo bafite inzoka wenda naho ngaho. Bya bindi twabonye nk'igipapayi na yananasi, uzabihuze na avoka ukunde kubikoresha.
izo ni imbuto wakoresha mu gutuma amara yawe yongera gukora neza, yarangiza ibyo bisebe bigashira. Hirya ku mboga uba ukeneye igisura, ukeneye amashaza, ndetse ukeneye n'ibisusu byo bita imboga z'ibihaza. Ibyo nabyo biba bikenewe, yarangiza ukabirya. Baba nimwumva ngo bashaka amapotaje, potaje wayibonye igizwe na karoti, igizwe na epinari, igizwe n'ikirayi, igizwe n'urunyogwe na dodo. Yarangiza wakora potaje y'ibyo, ukanywaho ikirahuri, ukabikora 3 mu cyumweru, ukazabariranya neza kugera ku nshuro zigera muzingana. Mu kwezi wabukoze inshuro 12, ubwo wakora amezi abiri akaba inshuro 24, amara yawe akaba agiye ku rutonde. Impamvu ntabwo ibyo bihwanye no kuvura igifu, ahubwo bira bintu kuko ari ukurema amaraso, kandi amaraso akaba agira uburambe bw'iminsi 120. Birakwiriye ko umuntu amenya neza ko utayashyiramo umunsi umwe ngo abazaramigiza ya minsi 120, ahubwo ugomba gushyira mu cyo bita igihe cyuzuye cyo kugira amaraso ahagije, ku buryo azajya agenda yihembura, naho ukazibuka yarakubatse wese ahantu hose. Uko niko bakora kuri izo ndwara. Undi yabajije ati mutubwire, ese inanasi ishobora gukoreshwa wateguye ibyo kurya birimo imboga? Ubwo reka tuvuge tuti uyubajije ubwo ari kubaza ibyazi nka mwarimu, ariko no kugira ngo n'abandi basobanukirwe. Inanasi niba ari hahandi twabonye ho kuyikoresha hagati y'Iminota 15, umuntu yayinywa ari umutobe, kuko yabigiye kwiharira kuri digestion, ntabwo yabiri gutegereza ibyo kurya. Ariko ibyiza nuko mu buzima ubwo mboneraho no kuriraho abayifata bakayivanga na beterave, oya ntabwo bivangwa kimwe n'imboga ikindi n'imbuto. Rero ibyiza igihe cyose wakoze icyo bita macedwane, wahuje imbuto n'izindi, inanasi ntabwo yahura n'ibyo kurya bitekanwe n'imboga. Undi yabajije ati mutubwire umuti w'amasinezite. Sinezite kuyivura ubona byoroshye, byagera muri kote pratique ikagorana. Uti kubera iki? Sinezite ni indwara ishamikiye, navuga ngo ni nk'uburema ugize icyo bitano muri nazari. Muno mu mazuru hamwe akantu bita sinisi, niko nyirabyo abura vitamine A. Igituma muri kino gihe ikunda gufata abana n'abakiri bato ni isukari. Uko banywa isukari niko vitamine A yabo ishira, noneho yarangiza indwara zo mu maraka, indwara zo mu mazuru zikiyadukiza. Sinezite rero bafata iki? Bafata ibumba ritukura bakarivanga n'amazi atekanwe na rumari, yarangiza ukarisiga ku cyo bita umugina w'izuru. Ni uguhera hano hagati y'amaso, hagati ya uko izuru ritangiye, ukarisiga ryose, ukongera ugasiga ku kamirongo. Aha ni kwijosi kuri kano kantu gaturumbutse, ukareka rikaba isaha imwe, ni 3 ku munsi, nturambirwe, nibura hagati y'iminsi 10. Ubwo bitewe no kumagara kwawe. Ukaba ufite vitamine A washimije ugomba kurya yitwa iri muri karoti. Karoti ugakunda kuyirya, cyo ni kimwe. Iyo byakuzonze nabwo kandi hari igihe abantu babyitiranye. Umwaka abagwaye rinite, undi agwaye polype nasale, undi agwaye sinezite, byose izina basanzwe bazi ni sinezite. Oyi, izi ndwara ziratandukanye. Sinezite ni indwara ni nka allergie, ishobora kuza ari mu buryo bubiri. Yaza ari igihe gusa umukungu utumutse ukiyatsamura, akayaga kakandi kagashyuruza ko mu rukerera kaguhuha ukiyatsamura. Ishobora no kuba ibyo bita frontale, ukajya uhora buri gihe uzenza amarira mu maso. Ariko bitandukanye n'umupfuno, babandi bahora buri gihe ari kuvugira, bahora bari kuvugira mu mazuru, bavuga basamye, umwana unanirwa konka, ku buryo ujya kubona n'uruhinja rwavutse uwo munsi, nyina ngo umwana wanjye baravuze ngo baye sinezite. Bishoboka biti avukana sinezite? Ubwo wavuze ngo nkaho yavukanye bwaki? Ntabwo bishoboka. Ahubwo ubwo bafite rinite cyangwa afite polype. Ari ahantu ho mu maraka haba hari udukingo tutaringaniye, yarangiza bigatuma umwuka uzamuka n'umanuka byose bigasanga bitagenda neza. Iyo ni bigari icyo gihe
wasize ku mazuru ngo ndi kuri sinezite ntabwo uzagarukiraho gusa uzafata n'amazi make mu karahuri ukamuriyemo indimu uvangemo ibumba ukuruze serenge ushyire mu mazuru yombi ubikora 3 ku munsi 3 mu cyumweru kugeza ubwo uzakira uko ndiko bavura sinezite. Murakoze. Undi yabashije ati umubyeyi uri mu gihembwe cya nyuma atwite yakunda gukoresha iki? Mu gihembwe cya nyuma aratembera. Mu gihembwe cya nyuma kugira ngo umwana ahindukire neza. Mu gihembwe cya nyuma umubyeyi akunda kurya ibihaza. Mu gihembwe cya nyuma umubyeyi arya ibintu bifitanye isano n'ubunyobwa n'ibishyimbo kugira ngo atabyimba amaguru. Mu gihembwe cya nyuma umuntu aba akeneye dodo kugira ngo azorohe yarangiza umwana ye kuzatuma haba ibikomere mu nda igihe azabavuka. Mu gihembwe cya nyuma yicara muri romare rimwe mu cyumweru yarangiza kuva ubwo iyo bavuze mu gihembwe cya nyuma ntabwo bavuze mu kwezi kwa nyuma baba bavuze ngo kuva ku kwezi kwa 7 no kwa 8 no kwa 9 ubwo nicyo bita ngo ni igihembwe cya nyuma. Undi yabajije ati ese umugabo urwaye umwingo yakwivurisha iki? Reka tuvuge ngo ahubwo urwaye umwingo ubwo abagabo bawurwara n'abagore bakawurwara umuti n'umwe bakora ibintu bibiri bikomeye. Amazi y'ikiyaga ibiyaga binini agira iyode idahendahendwa kandi umuti w'umwingo ni uburimo n'ibintu byose bifite iyode. Ufata amazi angana na litiro imwe y'amazi y'ikiyaga ugafata onyo ebyiri nziza nini ukazikatakata ugashyiramo ugafata agakukuru ugashyiramo ugateka ukanywa ibirahuri 3 ku munsi iminsi 4 mu cyumweru kibanza cy'ukwezi ukazongera mu cyumweru cya 3 ukongera ukanywa ya minsi 4 ukajya ufata ibumba ugasiga ku ijosi rivanze n'amazi ya romare turambirwe. Uwo ni umuti mwiza uvura utwo bintu two kurwara tiroyide ukagwara imyungu. Undi yabajije ati mudufashe mutubwire umuntu ukunda kwibagirwa cyane ndetse yaba ari n'umunyeshuri akiga mu gihe arimo kwiga akabifata ariko yagera imbere y'ikizami akabyibagirwa ibyo yize byose yakwifashisha iki? Ntabwo turi bubyite dutyo twebwe. Umuntu wiyigisha kandi akabifata yagera imbere ya mwarimu n'ikibazo bikamunanira ntabwo ari ukwibagirwa. Ni indwara bitamuneze kuko biba bimwihishe ku buryo hari igihe ajya kurangiza ikizami byaje. Uwibagirwa rero birasibariza nubwo yigishe ntabwo abifata. Iki kintu bita memoire mu bwonko bw'umuntu harimo ibyumba bibika biba bikeneye buri munsi guhora bikinguye bikakira warangiza wajya kubibaza bikagukingurira. Hariho bidakinguka rero ariko reka turangira abantu tutagiye kure. Icyo gihe umuntu aba akeneye kwibuka bikenera avoka bigakenera n'ironji. Abafite impano yo kutibuka cyangwa se mvuge ngo uburema bwo kutibuka bitewe wenda hari n'ababyeyi bababyaye basinze mbese uwo munsi akaba ariho asamwa bari basinze agira ikibazo cyo kudashobora umubare. Ariko uyu musinzi aramutse akubyaye agiye kunywa umubare wawe wakora n'indege kuko inzira zose anyuramo agira ngo avuge yagiye ashaka amafaranga ari bujyane nuko ari bugere akavuga ukuntu ayibona n'ukuntu batari mu muvumbi n'ukuntu batamwita ikigo ryagiye kunywa. Iyo mibare akorera aho ngaho umwana yayiremesha aba ari umuhanga uteye ubwoba. Ariko simvuze ngo mujya kunywa inzoga kuko n'ubundi niyo utazinyoye warabyawe nabo gusa ariko byanze bikunze haraho hariho ubuzima ntashaka kurondora ahangaha mu nyumve neza. Ukeneye avoka ukeneye n'ironji ugakenera nwa dekaju. Iyo umuntu cyane cyane ari yamunezi ubukeneye nwa dekaju cyane. Hirya yaho ushobora kuba ukeneye imboga zose zibaraga icyatsi kibisi gisibaza zitera kwibuka. None hiyo ugize amahirwe nko gufata urunyogwe ugafata dodo ugashyiramo karoti ukabirya ubu tugiye gutuma ubwonko bwawe bworoha bukinguka bitagoranye. Nicyo gituma muzasanga abana b'abakene bahora kutuboga badafite amahinage
ugasanga bashobora ku ishuri cyane. Imboga zifite uruhare rukomeye mu gutuma umuntu yibuka, imbuto zifite uruhare, ariko kuko ndi kubwira n'abantu nongere mbarangire ngo dukeneye n'ubunyobwa atari ukuryoha, ahubwo dukeneye ubunyobwa kubwo kumenya indimi. Ziri mu bintu bituma abantu bamenya indimi. Ndumva narangiriza. Undi yabajije ati niki kivura imvune z'amagufa? Igihe cyose ari imvune umuntu afite, ari imvune, hari ukuvunika imitsi, hari ukuvunika imihore, hari ukuvunika amagufa, ni ibintu bigiye bitandukana. Hose romare, icyo gihe ntabwo bakoresha romare yumye, bakoresha romare mbisi. Niyo bafata bagateka, bamara guteka itogose bakayikuramo, bagafata amazi yayo make na bya byatsi bibisi byayo byatetswe, bakavanga n'ibumba ryinshi, yarangiza bagahambira hahandi havunitse. Niba ari ahadahambirwa nko mu gatuza, noneho ushobora kuryama ukayirambika hano mu gatuza, ugategereza cya gihe igomba gutahambiriye. Ariko niba ari nko ku karenge, niba ari ku kaboko, guhambiraho rwose tibitindiganya mu kanya imvune ibikize. Imitsi ni iki kivura imitsi kandi umuntu yirwaye agahora yikanga? Sinzi, wenda mvuge nti abantu bajya bitiranya imitsi kuko harimo imitsi myinshi. Nibwire nti uwo muntu wenda hari abarwaye rubaga impande cyangwa abarwaye varise, yarangiza mbarangire neza ko varise yo aba ari imitsi ikomeye, ni rubaga impande yo mu wundi bwoko ishobora gufata n'impyiko cyangwa umutima. Ariko icyiza cy'ingenzi ni ukurya ni ugukunda kwikandisha romare, kuyikandagiramo, kuyikandisha, yarangiza ndetse no kunywa seleri, ibintu nka pome, onyo, karoti, tungurusumu. Ibyo bintu byose ugenda unyuranye utyo, urabirya gatatu mu cyumweru ukabigira igihe kirekire, kandi bikandisha ya romare imitsi yawe ikarambuka. Tunibutsa ngo abantu bose b'igitsina gore bagomba kuyirinda, kuko iyo yipfundikanyije no ku maguru ijya no kwipfundikanya mu kiziba cy'inda, kikaba gishobora kubyara ikibazo bo batari bazi. Rero acyakora ibyo bikongera bikanateka igitsina gore kutambara ibihambiriye kandi ntibambara ibigufi kugira ngo batazagwara imitsi. Ni iki kivura umutwe ufatwa n'imisonga? Aha, umutwe rero kuwuvuga ni nko kuvuga igihugu. Hari umutwe uremera, hari umutwe kujya mu misaya, hari kurya mu gahanga, kujya hejuru mu gitwariro, kurira inyuma mu gatwe k'inyuma. Reka mvuge kuri uwo wenda hari umwe. Ndavuga ku bita migraine. Ni umutwe utuma amaraso agenda, uwatewe n'amaraso yagenze buhoro, yarangiza bigatuma umuntu ashobora kuribwa mu musaya. Uwo mutwe utangira uzana ibinya, umuntu agatangira atareba neza, akagira isesemba, akaba ashobora kuruka. Uyu muntu akeneye kunywa amazi arimo indimu n'ubuki mu gitondo, akabikora igihe kirekire, kandi akayakunda kwiyuhagira amazi akonje no kuyakandagiramo. Ubwo rero uwo mutwe uba ukeneye amazi gusa yo kunywa ahagije mu maraso. Undi yabajije ati muraho, dufite umwana urwaye amaso, afite igihu kigenda kiyongera gisatira imboni y'ijisho, mwamufashisha iki? Mudufashe. Uwo mwana uko byasa kose, biramutse amaso atukuye, biramutse yirabura, biramutse arimo igihe kinguye kumera nk'icy'imvura cy'umweru, ikiba gikenewe ni ukumwima ibintu byose bifite umunyu. Ubwo umunyu barawugabanya, amata bakayagabanya, indazi bakazigabanya, capati bakayigabanya, ndetse ntibinagarukiraho n'amagi bakayagabanya. Ikintu cyose gifite umunyu mwinshi, impyiko ze ziba zitinya umunyu. Noneho yarangiza bakamuha ibintu byoza umwijima bikoza n'impyiko. Ubwo karoti birimo na epinari na tungurusumu, ibyo bikoresheje kenshi gatatu mu cyumweru. Niba ari umwana bakabikora ari umutobe, yaba ari umuntu mukuru akarya salade, aba yigiriye neza. Kabibiri gusa. Mwiriwe, hari umurwayi dufite mu bitaro, ajya abura umwuka ku buryo bamwongerera umwuka, ngo basanze imitsi iva mu mutima ikajya mu bihaha iziba kenshi, igenda igaruka ikaziba nanone. Murakoze, mwadufasha iki? Uyu muntu afata ibumba akarisiga mu mugongo wose, uhereye mu rukenyerero kugeza mu bitugu. Ari ibumba rivanze n'amazi ya romari, yarangiza bikamuziburira umutima, bigatuma iyo mitsi igira imbaraga, kandi ahari hari kuzijwa n'amavuta nayo akazibuka akavamo. Ntagarukira aho gusa, ahubwo akunda kurya n'imbuto. Icyo akora
mu mirire bakazareba yuko imitozo ye yaba atari ifite ikibazo, kuko iramutse ari imitozo ifite ikibazo byariya ikibazo cyo kuvuga ngo nareka imboga, kuko byagaragara ko ibyo bita valve zidakora neza, ariko ibumba risize mu mugongo riramuvura. Mwiriwe mudufashe, mbese kokombure umuntu ayikoresha kangahe mu cyumweru? Murakoze. Ibintu byose ushaka ko bikuvura ubanza kureba aho bifatiye. Sahiya yose nta kindi gihe wigeze uyikora, urakwiriye kuyikoresha iminsi 7 kugira ngo umubiri wawe ubuyibonye bihagije, noneho nyuma uzajya uyikoresha 3 mu cyumweru cyangwa 1 mu cyumweru, ariko kire ya mbere yarabaye suffisant, igomba kubihagije. Undi yabajije ati ese umuntu urwara ibiheri mu maso kandi ibyo biheri bikaba ari binini yavurishwa iki? Biterwa n'imyaka hakurikije imisemburo. Indimu y'ubwayo gusa barayisatura, yarangiza bakayoza, amaze gukaraba mu maso akayihanaguza agakuba ya ndimu mu maso, yarangiza akajya yikora mu gitondo na nimugoroba ntarambirwe. Icyakora agashakiriza icyatuma nibura buri munsi atabura igihe cyo guseka kirenze umunota umwe. Murakoze, reka muze tube tumuruhuye gatoya twakire n'ibindi bibazo byabajijwe, hanyuma iby'ubuzima turaza kubigarukaho. Reka n'ubundi twakire ibindi bibazo byabajijwe mu bindi byigisho. Uyu nguyu yabajije ati ibibazo by'ubuzima ni byinshi nibyo byinshi cyane. Uyu nguyu yabajije ati reka tugere kuri iki ngiki wenda kugira ngo duhere ku murongo uko byagiye bibazwa. Reka duhere ku murongo uko byagiye bibazwa. Murakoze, reka tugaruke ku by'ubuzima kuko ni byinshi cyane, tubigarukeho hanyuma ibindi byo bisa nkaho ari ugushima. Ibindi byari byitaweho ni biriya bivuga ku bapfuye, bisa nk'ibisobanutse. Reka tugaruke ku by'ubuzima hanyuma tuze gukomeza. Uyu nguyu yabajije ati ikibazo, ndwaye umutima, muganga w'umutima yambwiye ko nzabagwa kuko umutima wanjye udafunga neza, bigatuma amaraso amwe anyura ahandi. Nkunda kubura umwuka no guhora nkorora nk'urwaye asima, kandi mfata imiti yo kwa muganga mu ntabare. Uyu ntabwo tumusubiza muri rusange, haba hari indwara umuntu yakubwira ngo aho wicaye fata 0788454349, yarangiza ejo saa moya uzambaze 0788454349, uzambaze ejo saa moya, niho tuzaganire, menye imyaka yawe, menye igihe bimaranye, menye ibyo ari byo neza. Wenda reka dufate ibindi 3 byonyine bigufi, hanyuma dusoreze aho ngaho kuko amasaha yo gusoza aregereje. Yabajije ati maze iminsi ndwaye ikirenge kibyimbye, nakoresha iki? Vuga nti nuwo nawe umuntu yamusubiza aricyo, kuko ntabwo twamenya uko abivuze, ntabwo wamenya ngo mbe habyimbye iki, ari imvune niba ari iki byose ntabwo wamenya. Mbese umuntu uribwa mu nda kandi yarya ibiryoherera bikamugwa nabi, yakoresha iki? Uwo yivurisha amashu n'ikirayi, kuko tapi y'amarana y'igifu aba ari nke cyane. Turandaragira tusasa mu byo kurya bihagire hejuru, banga ibiryohera byinjiramo bikamurya, ariko umutobe w'amashu n'ikirayi wamukiza. Akoresha ibirahure 3 ku munsi, akabikoresha iminsi 4, akazagenda anyuranya atyo kugeza ubwo azumva akize. Mutubwire umuti w'umuvuduko. Umuti w'umuvuduko duhora tuvuga, cyakora ushobora kuba ari bwa mbere wahaje, ni onyo, n'indimu,
akayiko k'ubuki ibiko byaherayo ukabiri wenda kurya ku manywa ni kane mu cyumweru kwezi nimugoroba ukarya pome karoti na tungurusumu n'ubundi gatatu mu cyumweru kwezi kugenda unyuranye iminsi kazarangiza ukwezi wamaze kuvura umuvuduko. Hanyuma reka musubize iki hanyuma ndi mu bandi aze asubize ibindi bibiri anatoranye indirimbo iza kudusoreza. Uyu nguyu yavuze ati mutuvura imyate. Uwo nawe tusaba kuganira ngo twumve ko ari herekanya murage cyangwa hari indi mpamvu.